Kuri uyu wa gatanu abofisiye bato mu gipolisi cy'u Rwanda bambetswe impeta bakaba bagiye gufatanya na bagenzi babo kubungabunga umutekano, kurwanya ibiyobyabwenge na ruswa. Perezida Paul Kagame akaba yabasabye kurangwa na discipline kugira ngo bashobore gusohoza inshingano zabo. Abapolisi bato 363 bambikwaga impeta, Perezida Paul Kagame yabibukije ko ingamba za leta hari gukomeza kugira igihugu cyiza ndetse na polisi y'u Rwanda ikabikiyubaka. Mukuru w'igihugu yakomeje ashishikariza abofisiye bato bashoje amasomo yabo kuyashyira mu bikorwa ndetse bagakumira ibyaha. Abofisiye bahawe impeta namwe uyu munsi turabifuriza akazi keza, turabashimira akazi mwakoze mu gihe cy'amahugurwa, n'ubu kandi imirimo nyayo ubu akaba ari ugiye gutangira. Turizera nanone ko muzakoresha ibyo mwize, ibyo mwahuguriwe muri iki gihe cyose mumaze mu mahugurwa. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa ya leta Busingye Johnson we avuga ko inshingano za polisi zigenda ziyongera bitewe n'iterambere ry'isi, bityo amahugurwa ya polisi akiyongera kugira ngo bashobore kubungabunga amahoro ku isi. Uko iterambere ry'isi ryihuta niko inshingano za polisi ziyongera, harimo n'ibikorwa byo kubungabunga amahoro ku isi, niko n'amahugurwa n'ibindi bikenewe bifasha abapolisi kurangiza inshingano zabo byiyongera. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko iterambere n'imibereho myiza y'abaturage bitagerwaho nta mutekano uhari, ndetse bigatuma abanyarwanda bakora bashyizeho umutima iryo hame rikazagerwaho ku bufatanye n'abaturage. Mu kubaka igihugu cyacu, iterambere, imibereho myiza y'abaturage ntabwo byagerwaho hatariho umutekano. Umutekano niwo shingiro ya byose. Iyo hari umutekano, buri wese ashobora gukorera igihe ashakiye, akora icyo ashatse, agakorana na mugenzi we, abantu bagakora bashyize umutima hamwe. Ibyo twifuriza abanyarwanda, ni nayo mpamvu dukomeza kubaka izi nzego no kubaka ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage. Icyiciro cya 9 cy'abofisiye bato cyarangije amahugurwa mu ishuri rya Gishari cyatangiye muri Kanama 2016, kikaba kigizwe n'abanyeshuri 363 barimo ab'igitsina gore 33. Umunsi wo gusoza amahugurwa y'abofisiye bato muri polisi y'u Rwanda ukaba uhuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 17 polisi y'u Rwanda imaze itangijwe mu Rwanda, ndetse no gusoza ibikorwa by'ukwezi kwa polisi bimaze iminsi byitabirwa hirya no hino mu gihugu. Biziyari Mitasiye, Clouds TV. Ishingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 n'andi mategeko, mbihere ububasha na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbahaye ipeti ya Assistant Inspector muri polisi y'u Rwanda.